Barugitinya abakoboyi barongoye vuba. Bana umuniga urongoye vuba. Arongoye vuba se? Arongoye vuba. Utamubwira ngo buri ngo wari n'umuntu yari kubuhereza ari igiceri cy'ijana. Kamaro ni umusazi. Umuntu mwaturukanye Kamembe akaba ari gutanga ibibanza akagushukisha ibumbi ijana. Oya ntabwo ikibanza. Ibyo yashakaga nyine. Marshal mamba mubikoze kuriya. Urabona ahantu ku nkombo amadolari 100 agura ikibanza. Ukuvuga ngo akinguriye icyangugu. Bakire bakti ntago bigusaba kugira ngo ukore mu mufuka wabo bigusaba kumenya ikintu kimwe umukire umwibira mu ruhame ahantu hari abakire benshi cyane iyo umukire umwatsi ikintu imbere y'ahantu hicaye abandi bakire n'imbaga nyamwinshi arakiguha njyewe ntago ndi buvanga imbere ya kamera nta kintu ntayemo umaze gutanga ikibanza ugiye yagura kimuhaye yago ni yarakuzi Kamaro ni wari ukuzi ninjye wakuzanye imihanda urumva wansanze imihanda Kamaro mpagaze ahangaha Marshal ntamo no bagakunda ikintu buri abakire bakunda ubujajwe bwerekeranye n'akazi kabo nta mukire utagira injajwe no injajwe ya Marshal uje kuninde injajwe ya Marshal Chita Magic. Oya nagari Chita gusa afite njajwe ebyiri urumva ariko Chita niyo njajwe ya mbere ira ni kata yakoze na Yago ni kata yakoze na Yago kubera ko uriya mutipa icyo bita marketing miliyoni 20 nago Marshal yazifata ngo aziguhereze gutya iriya ni kata urumva ni brand ambassador araza gusubiza ikibanza urumva nako nta nicyo yahawe sorry yewe Skytube meze gute papa sana brother ndakubona ireza kabisa uyu munsi aragatendo kakozwe kabisa wakabonye abibonye ubujura wanje Kamaro ari abayidekaraye igisambo barugitinya abakoboyi barongoye vuba bana umuniga urongoye vuba arongoye vuba utamubwira ngo buri ngo wari n'umuntu yari kubuhereza ari igiceri cy'ijana Kamaro ni umusazi aryo byagenze gute araje none ikintu kisekeje ibaza umukoboyi bundi mwamwiciye akazi bundi Kamaro yavuze yuko ngo wakugira ngo Marshal atanga ikibanza agihereze Yago baraturukanye za Kamembe na hehe ngakimuhereze batakimuha yashaka kubundi kumwaka ikibanza ari muri press conference none Kamaro avuga ati reka nanjye mugwe gituma muri exclusive interview nanjye basi muroboteremo n'urwo rushana kubona umutamenye ikiri gukomeza hano uyu munsi ari yo press conference ya Yago na Marshal uje kumukire none hagati ya interview turimo kumubaza Marshal bemeze gute Kamaro yese yinjira hagati ako ka video mubanze mu karere ngwino kwanza hano ngwino gatoya ngwino reka migurubindi kazane ndakagufata narebe ngwino kwanza ngwino tumuserereze gatoya umuniga azi kwiba abakire utanga ibibanza ufite amazu ufite amataje ndemera imbere ya kamera hanga hanona nanjye nta mu mwandiko wankubita $500 wankubita $200 wankubita $100 nk'umuntu twirukankanye imihanda uyu nguyu yaratandukanye n'umukowi wapfuye uko aka miliyoni bitaga AK47 ari amashumi bro urumva ko story ndabeshya Marshal Kamaro ndagushimiye kuba ubyibuka njyewe ntago ndi buvanga imbere ya kamera nta kintu ntayemo kuko ndabizi nimba imbere ya kamera urumva nk'umuntu w'umukapo urenze umaze gutanga ikibanza ugiye yagura kimuhaye Yago ni yarakuzi Kamaro ni wari ukuzi ninjye wakuzanye imihanda urumva wansanze imihanda wabaga mu mihanda y'Ibugande wo mu mihanda yo hirya no hino unsanga imihanda tujya za Superevo turi karagazayo hose urumva Kamaro mpagaze ahangaha Marshal ntamo arakoze cyane Kamaro nubwo yitambitse ibiganiro twari bariko ni byiza is my friend twarakuranye tugenda hariya kuri za Superevo imihanda yose ya Nyamirambo twari kumwe naho abeshye he was one of my best friend bamamazaga ibikorwa byanjye bya muzika n'abandi bose bo muri show business inshuti zanjye ariko iyo umuntu yideclare nk'uko why not nawe turamurebera amadolari 100 none reka ibintu twabikuriyemo urumva murakoze cyane wamfura bazuze papa bimeze gute salama ni neza sawa kwitande
Palmeni. Palmeni. Mzee wa kazi. Wamubonye? Wagiye nafata n'abantu bose. Abavundire. Turahasi cyangwa bimeneka. Nta kintu nakomereza. Yaranzumba. Nonese bakti. Ibaze umuntu turi kumwe arangije aragiye ahawe umufungo ahita namubuka. Nanjye mbwiye Benove ati tumugurukana umuginga nanjye musangana. Ariko ubonye ukuntu yinjiye mu modokari nk'igisambo. Abantu bose babona ko ati Kamara ati natwe twari turi inkoma amashyi. None arangije yinjiye mu modokari arirukanse natwe turavuze ati Kamara. Arabizi abanyamakuru bo mu Rwanda Sky Tonight Bakti urumva iyo baguha amafaranga bareba bakavuga ngo tugende ngo tujye kunywa inzoga. None yazanye kandi gakoryo ngo namuhaye nimero z'umugore. Ibaze none wumva ukuntu ari ikirura ngumva ngo ya mafaranga ngo mpaye ngo yesanya hereza umugore. Umugore ari muri press conference. Bayashize ngiye sinabyireberaga amafaranga ntakira mu ruhame uretse gato natuva Bakti atanze nimero ye arangije ahita yandikamo ngo Kamaro Felicien. None se Kamaro Felicien n'ibisabo Aho ni press conference ubundi agomba kujya amafaranga kabiri ari press conference nayo barayampa ari amafaranga amadolari 100 mpawe nyatse Marishari mbaciye muri humye mwese utegute ngewe urumva Marishari twarabanye ndiyongoje navuga ati uramukire ko n'ubundi atajya ntekerezaho wamukoramo n'iryo jana urumva. Oya Kamaro uretse gatoya Kamaro nzamugarukaho mu mwandiko muricara wige parade oya nzakugarukaho. Ibaze umuntu mwabanye akaza akavuga ngo Kamaro ndamwemera asa n'uri umwe influencer mwiza ibyo nzabireba. Umuntu mwaturukanye Kamembe akaba ari gutanga ibibanza akagushukisha ibihumbi 100. Oya ntabwo ikibanza ibyo yashakaga nyine shanywa inzoga abandi bari kubaha ibibanza Marshal Estate nk'umuntu mwaturukanye Kamembe mu rugo ndabeshya atizi wowe uri ku rwego wo kugira ngo avuga ngo wumvisha kano dukotinge kubyo avuze yavuze ngo Kamaro nyine ngo nubwo atarari ngusabye arahabwa ngo ariko wamwatse ikibanza ntiwigeze umwaka ibiceri ngo ariko ngo Kamaro ntiyarari mu mwandiko ngo nubwo yipanze akazi ngo ariko ngo amadolari 100 ndayagu. Amadolari 100 ni ikibanza wamwatse ikibanza kwa amadolari 100. Marishari mamba mubikoze kuriya urabona ahantu ku nkombo amadolari 100 agura ikibanza ngo kuvuga ngo akinguriye icyangugu. Umva mwari muri kumwe apanga kariya kadiri. Oya Kamaro yambwiye ati ngiye wenda mwakira ikibanza mu ruhame. None Kamaro bamwima inzira muri press conference bamwima inzira Kamaro avuga ati ntago bibo ati nanjye ndamugogera mpaka. None Kamaro birangiye ikibanza gihindutse ibihumbi 100 nzakugaruka. Wabonye skate ku nawe se ngo noneho ijama ese mubwiye ngo simuri kumwe oya boss oya wumva ukuntu Kamaro ari ikirara oya buramubwiye ngo ngewe ngo nutandamo ngo ngicara oya naga ari ibyo mubwici ni igisazi oya ratanu ukuvuga ngo ngewe boss araje aransuhuje asuhuje nanjye urabizi wari rokiniki none arangije ati aka naka gift ka Kamaro nande na Skype ndangije ndavuga ati aho hantu ntago narindimo Kamaro ndamuzi Kamaro umubwira iki Kamaro araguha ariko nanjye nabyumvishe aguha mukubite amafaranga yamaze Kamaro amafaranga yamaze ngo kuyohereza umugore nanjye nkandira ndamubwira ati ntabwo wamvamo atagakanda jewe nahabase basi tube dukenya yagiye kuduteranya sha. Umva Kamaro nyigisha kwanza stroke zo kwiba abakire. Umukire ujye kwirya umva se abakire Bakti ntago bigusaba kugira ngo ukore mu mufuka wabo bigusaba kumenya ikintu kimwe umukire umwibira mu ruhame ahantu hari abakire benshi cyane cyangwa se ahantu hari itangazamakuru. No kuvuga ngo iyo umukire umwatse ikintu imbere y'ahantu hicaye abandi bakire n'imbaga nyamwinshi arakiguha uburyo bwo kwirinda kugira ngo agaride izina rye yirinde guseba.
wabyumvise ako kantu urakumva mwabakire umpa opportunity yo guhurira nawe ahantu hari abantu nyagukura no kuri kamera na mikro ikindi kintu cya kabiri abakire bakunda umuntu utekereza ibintu bitandukanye n'ibyo batekereza kubera ko bagira inshingano nyinshi buriya amafaranga ubwayatera stress no witwa umukire ubwabyo ni stress kubera ko ntago wakwitwa umukire ngo uryame neza uhumeke neza urumva kubera hari inshingano nyinshi bufite kugira ngo witwe umukire no kubera ko hari sacrifice hari ibintu nyine hari energy utakaza cyane so bakongera n'umuntu ubafasha gutekereza akamubwira ati hari umushinga uyu twakora urumva ese mbona muri company yawe twashyiramo aka innovation kameze gutya na gutya aho ngaho niho abo bita ngo za Somambike abo boss ahita kwita Somambike akavuga ati ni Somambike yanjye urumva no bagakunda ikintu buri abakire bakunda ubujajwa bwerekeranye n'akazi kabo nta mukire utagira injajwa nta mukire utagira injajwa ni wa muntu usanga nko muri company irimo injajwa ya Coach Kigali ninde wimbaza ibyo ngibyo umukire se utanyabazi ngo ibyo ngibyo ubonye nawe baragutamitse injajwa ya Coach Kigali se ni yibwo ngubwo ara ngo nifata ku mavuta aya kare ese ndumushyira amakuru imbungu fata ku mavuta ni injajwa ya Gorilla Game baramwirukanye yanuze ya Gorilla ni Gorilla FC n'ibyo yagiye mu mipira muri 155 nagakibamo urumva bakti noneho buriya company yose usanga ifite injajwa injajwa wa muntu nyine uburi muri company urumva mwimbere ebana abaganiriza akababaza kuri boss akababaza iki n'ibiki urumva akagenda akabwira boss ati bagite uriya nawe gutya na gutya nyine uwo muntu boss abamukunda kubi urumva abandi arabirukana urumva noneho injajwa ya Marishari uje kuninde injajwa ya Marishari ni Chita Magic oya ntago ari Chita gusa afite injajwa ebyiri urumva ariko Chita niyo njajwa ya mbere nuko nyine yes ariko babyumve neza ntago ari injajwa nyine ivuga niyo njajwa ya mbere urumva noneho injajwa urumva injajwa ya Inguvu Gin Limited Indahiro Valens akaba ndahira afite amakampani menshi abera injajwa akaba ninjajwa urumva yikosora akaba ninjajwa ya Savitua ubwo uwo muntu abari wa muntu nyine Senderi nawe Senderi ntagakira mu mwandiko Senderi imyaka yaramusize bandahiro baracyari batoya bazi no bandahiro baranambara bakaberwa urumva Senderi we yazanye bya bintu byinshi cyane uke tugiye kumurekera indirimbo z'amakampeni nazo ntagaruka gusura inshyashya hari inshyashya zura bakumva wenyine yararita yarenze ntaga umva ngenda shaka kumanuke kwanza istrakari yo guhereza ikibanza Yago imanuke fresh urabona umuterankunga wa mbere wabayeho muri launch ya Yago umwaka ushize cyane uyu muri uyu mwaka byari uyu mwaka ngira ngo kwitangirira yari Yago yari inuze Marshal Rio Estate wabonye ndi mukirere boss ko ndi kuri kamera hago kumwegera gukara ko twabanye ariko boss buri abakire nimwe mutume turaho wibe neza boss muraho neza ba boss bane salama baba bakti n'umuvandimwe bakti kangwizukuri uyu ni umwe mu bantu b'abakire batiyemera bafite n'amafaranga ubu nonaha ubu ngubu boss imbere ya Big Town boss ndemera nonaha ngaha nanyi nka muri umuna wawe umbwire ati ngo hay motivation irukanka imihanda ushaka amafaranga wama 50,000 wama 100 wama 10 wama 5 ngewe iyi modokari yawe ihaguruka ngaha boss andemeye murabireba abantu mukurikiye Big Town uyu mugabo ni umuntu wakoze ibintu byinshi mu gihugu n'uyu munsi ugikora atamuzi ubwo ni mumuzi aramuzi mushyiraho gutya mutuze agiye kundemera imbere ya kamera bagtisi ngaha hano magazi uretse turebe ntago ni aho turi none se yego kumfatiranye ndimo ndagenda yego nkamuye na Big Town yego mbonye bagti yego nawe nkubonye kandi tukaba duhura yego bazansanze ahantu tukicara tukavugana ibintu neza mfura we abantu muri comment baraza kuvuga ngo uriya boss nta kintu yari afite ariko boss yakubwiye neza wamufatiranye imihanda reka mbike nimero yawe nyanara yibuze duherukana cyagiye turi muri Amerika
ntuyivuge wamfura abantu batagutesha umutwe yandika uyivuze baguhamagara abakobwa ari Kigali abaki abasore n'inkumi ati bose natwe turemere bose uyu nguyu rwose uyu nguyu ni umukirere uyu nguyu inamba si wayibonye nayibonye na shako bagiti ko ngenda ari umugisha uyu nimero y'uyu mugabo mbonye kugira ngo ubuzima nibugiye guhinduka uramuzi ariko umugabo njya mubona yitwa Kamaro bro barasa Skytunguru hejuru Skytunguru ubona na boss ngwino suze boss ngwino boss nzaguhamagara ryari se amagara twicare tuganire nacyo asante sana wamfura reka tubashimire basanze mu kazi kandi mukomeze akazi keza mugire akazi keza karangwa n'umuntu munoze Imana ibahe umugisha asante sana papa akumva n'abakire bavuga neza abakire bavuga neza we bana Kamaro niyo muntu wa mbere w'inshuti y'abakire mu Rwanda warabibonye ubu ngubu Kamaro na Skate yamukuyeho mu bushuti n'abakire ninjye inshuti y'ababosi naho nyumvira wowe njye nitwe inshuti y'ababosi urabeshe yambaye ingofero zo kugira nibyo y'ababosi ni Kamarizi no kubibasha Kamaro ubwo ababosi ni Kamarizi kubasa uyu nguyu arimo araseka ashaka kuri Big Town waje guseka hano cyangwa waje gushaka amafaranga wari urimo kumanukira iriya diri yego y'ukuntu urumva Marshal Rio Estate impamvu iriya ni kata yakoze na Yago ni kata yakoze na Yago kubera ko uriya mutipe azi icyo bita marketing ari ku marketinga company yiwe icuruza ibibanza n'amazu kandi company ya Rio Estate yishyize muri entertainment Rio Estate yishyize muri entertainment ushobora kwishyura amafaranga make ya Divatorio urumva nk'iyi nkuru yahuje itangazamakuru ryo mu Rwanda media kicara yose yari inkuru yamamaza ariko abanyamakuru bayihinduye inkuru urumva ya entertainment kubera ko uyu nguyu yari umusupporter w'ibitaramo akaba ari no muri entertainment ubundi hari ya Marshal bagomba gufata nka miliyoni 8 akazikubita hasi kavuga ati itangazamakuru ni mugabane kubera ko Rio Estate umuntu wese ujya gukora iyo company ntago wayijya mudafite hejuru ya miliyari ntago bishoboka yibura ko ufite miliyoni y'idolari kuzamuka washinga company ya ikora gahunda za Rio Estate sibyo so rero Marshal iriya ni kata yakoze biriya n'uburyo bwo kwamamaza kiriya kibanza yaguriye Yagongo mu mujyi wa Gasabo unako ngo mu karere ka Gasabo si muri Gasabo bavuze yakaba yarakimuguriye Tabagwe urumva ariko reka dutegereze imitation dutegereze imitation ngo kirenze miliyoni 20 kirenze miliyoni 20 miliyoni 20 ntago Marshal yazifata ngo aziguhereze gutya iriya ni kata urumva ni brand ambassador urumva araza gusubiza ikibanza urumva nako nta nicyo yahawe sorry nta kibanza yahawe urumva bira n'ibintu babira aho ngaho ese ntago wibuka ejo bundi Yago ari kudisinga ngo bamuhaye ikibanza ngo cyatinze sinzi ibiki n'ibiki ziriya kata ntabwo ugeze uzumva narazumvishe zose ndazizi ziriya bintu byaturutse muri Marshal Rio Estate bakora deal aravuga ati urumva ajya gutanga kibanza agitangiye muri launch ya Yago nari impari agitangira hariya none wibuka ko ari nawe wari umutera nkunga mukuru wa Yago uri kubyumva iriya prank barayipanze mu buryo bwo kwamamaza bro bakte bayipanze mu buryo bwo kwamamaza urumva nta muntu upfa kuguha ikibanza bro naswe ajya kukigwa akakugita 8 naso yagiye kuguha ikibanza babyita 8 noneho ntago wambwira rero ngo umuntu ari kwamamaza akora gahunda za Rio Estate gucuruza ibibanza n'amazu gutuza abantu sibyo warangiza ukambwira ngo aje muri concert yaguteye inkunga nawe benefits ari buze kugira nizi nuko ari buze ku brandinga iriya company yiwe akavuga ko aguhaye ikibanza noneho kugira ngo abantu bataza kuza kwibagirwa iyo company ya Rio Estate ya Marshal
hakazabaho indi saga yo kukibura. Iyo saga yo kukibura urumva ikagenda ikavugwa mu itangazamakuru, nyuma yaho hakabaho saga yo kukibona. Urumva ukora akazi wakibona uwo munsi ugahita brand ambassador. Ejo bundi rero bazahamagara undi mu brand ambassador bahita bavuga ngo birukanye Yago, yagahita hamagara itangazamakuru. Urumva itazashwana Yago kubera ko Chita ahita avuga ati weho kuki ugabanya amafaranga menshi muri company ari nje wa branding. Yago azarusha Chita magic akazi, nta murusha akazi. Urumva bakora indi press conference, urumva abanyamakuru babiri barwa babishwaniyemo, aba bantu batangiye gutukana ibi nibi nabwo iyo estate komeza icuruza. Urumva Marisha uzi ubwenge so nikata ziriye ntabwo shikwana kuri mu nakira turayizi ntabwo naki, ahubwo akantu kanangaje uyu munsi ngo umuntu yateje induru z'ikibanza ako kanya yeseba na brand ambassador gutenye nyine ubundi mu cyongereza bavuga ngo think twice. Think twice. Urumva ibyo bintu bibaho bakti bibaho ntago bibaho, ahubwo banze bibaze ngo nukubera iki. Ahubwo hariya abantu abanyamakuru babiri badisinganye uyu munsi bicaranye muri press conference. Chita na Yago ntago agomba guhurira muri press conference kubera ko ibyambere byo Yago yamukubise atababarira amusukwa ko Chita nawe yidumbukije avugiye nde Marshal umuvugizi wabo. Ubwo rero urumva kugira ngo yagaze kuza kwicarana na Chita ukabona nta kibazo gihari ko abantu bagiranye beef byanga byakune bigaragaza ko ari scam. Urumva Marshal we yashatse gukora icyo gituma avugwa. Hari ikintu kimwe mutazi, ubundi kuba yabaye brand ambassador ni nko kubabwira, ni nko kubwira itangazamakuru n'abantu bakurikirana stations zigiye zitandukanye ngo muceceke yarikata. Ariko ntago nyine yaricyo bitango to breaking the silence, no gutabora kavuga. Ntago yabivuze gutyo ariko yabyerekanye mu buryo bw'ifoto cyangwa se mu buryo bw'amayeri. Urumva Marshal we uzi ubwenge. Reka none ngo kubita akantu gato tugende tujye guhereza felicitation uriya muniga yarabyaye mani. Skaitu tume felicitation. Inshuti y'umukire, inshuti y'abakire bamwita Kamaro. Inshuti y'aba boss yararakaye, Kamaro yararakaye. Kamaro yobora ya gahunda none. Yani congratulations Skaitu. Felicitation warabyaye. Congratulations kare mburakazi. Congratulations and celebration. Congratulations and celebration. Wibye umukire none uje kumurera w'uburoko. Felicitation ni iki man? Uyu nguyu asigaye afite uwuburiza. Ubuheta ajya n'ubuheta. Afite umwana w'umukobwa mwiza witwa Skeila. Mwiza cyane ariko no na Doughboy ni icyuma. Doughboy wamukuyeho umusatsi. Abagomba man uzukuna sigagira ibikabyo bya danje. Umwana yabona ajya kwigana Madrid ari we ubwo nyine congratulation tumuhaye. Big Town se nta n'ikintu mu mutwe. Turamumenaho. Bamuhe. We muzanire ka aryo uramwiki. Oya. Ibaze ga bakti ngo ubu ngagiye ngo kungurira byeresha yagakwira ahubwo kuganda mu bibare mu mafu urumva bari mu masukari. Utuntu tw'udusombe panga umunsi tuzamutungure mu rugo na madamu tukubitse. Yego ngo mumurongoreranye. Ariko papa felicitation. Merci Bombo crash nda Prieta. Man. Bana wabonye inshuti
y'abakire banyita inshuti y'abakire Vijana kuri Big Town. Commit your baby no vegan fuck for king of voice and ambassador of upcoming artists utota utamanya talkative tuturavuka butingwita. Vinyashe kuri magic no bavuzwe mu byahisho. Nyita inshuti y'aba boss. Kamazo ya kwita inshuti y'aba boss. Inshuti y'aba boss uvuga ayo magambo. Bakomeje kubivuga cyane icecekera. Nta mukire kwenda n'abasazi. Nta mukire kwenda inshuti y'aba boss ibyo bintu biranditswe n'ababizi barabizi. Wewe komeza y'aba boss nge inshuti yabo. Ninde mu boss muziranye? Niweho. Urakoze. Ntabwo uri umuboss. Nzakugeza ku bandi ngiye kuzaca. Iryo zina babara bagiti we babarira. Iryo nitwa inshuti y'aba boss ntazaza kumva. Ariko ntabwo ejo Kamaro. Jesu bingore nkabibona Kamaro amaze kunyereka kenshi. Koko ari inshuti y'aba boss. Oya Kamaro ubwo yiba aba boss. Nese inshuti y'aba boss. Harya nuzari he? Wa mushiti wacu wa mushiti wacu. Hapana Otowini. Bagiye muri Amerika. Nuza. Ndori. Kamaro yaramukenesheje. Urabeshe bana. Kamaro ntago ari byamukenesheje yakeneshejwe n'umujama wanjye yitwa Jack Daniel. Ati iki kintu ni ikibwa. Uri ku bintu cyamuromotoragamo. Ugira abacya Kamaro. Ibaza Kamaro ngo azatsinge yahuranaga na Ndori. Agahita yakamahenesi. None gitangiye kuza. No. Urumva Ndori yari afite inshuti ebyiri ariko zikaba n'inshuti zanjye. Umwe yitwa Jack Daniel undi yitwa Johnson. None ugiye kubabona namukenesheje gute? Cya Kamaro we. Otowini nawe afite inshuti yitwa Mitsingi. Urumva? Ega hano mu Rwanda bro, hano abazarirwa n'aba diaspora. N'aba diaspora bazarirwa yaje hano mu Rwanda akurikirana icyo bita Mitsingi. Cyangwa Primus. Hanyuma agakurikirana umukobwa w'inzobe nicyo bita inyama. Ubwo rero Otowini nawe investing aho ngaho. Ubukingo kiramu ariko yakomera imodoka man. Yama imodoka urumva? Nyitwara icyumweru kimwe. Urabyibuka? Kamaro cyagiye bamuhereza ya modoka. Ako nagari nka ibintu byagwaye badiramo. Oya nagari cyakoze we barayigwaye. Kamaro yahise wa munsi. Kamaro amaze iminsi ahejeje. Yarayigutuje. Bamuha ibiceri. Ako Disney kutamenyaga story kaje kuba nyuma mani. Tunijya twihanganisha Kamaro. Cyakoze ikiza uriya mu boss namushimiraho. Ibiceri yahaye Kamaro sha byatumye ashingura umupeti wiwe mu mahoro nta nundi muntu kabisa. Mana asabye cyangwa se avuze gutya. We nyine umupeti wa Kamaro apfaye wana nta kindi kintu Kamaro yavuze ati ntabwo umupeti wanjye apfa gutya. Sina namushingure mu cyubahiro arangije afata ya modoka. Wabimye isura yawe. Nahamagaye Skyto. Mpamagara abantu bakeya abamitsuru abakoboyi banje n'abamadiba n'abandi baniga n'abanjuga na Tyson tajiri mufukisha muri Amerika. Oya abo ngabo ndi kukubwira Tyson yagiye muri Amerika. Ndi kukubwira tujya gushyingura arya boro bahita za Nyagasambu. Twagiye turi abajama bagera muri 5. Turi mu modoka nabyadaje. Turi mu modoka jewe na Kamaro na Madiba n'abandi na Tyson tajiri mufupi n'undi muji wa Kamaro twasanze wa bor turagenda dushingura umupeti mu cyubahiro turagenda turakaraba. Kamaro ubundi yashinguye umupeti wigira mani naruhukire mu mahoro twamushinguye fresh kabisa. Nta byimbaga y'abantu nta nyine nishaza urumva byaragiye birarangira ariko Kamaro reba ukuntu sha reba ukuntu wigenza sha ira nkota y'amatovu reba ukuntu ura mudamu wanjye tubana. Urumva uramudamu atanga nimero za madame. Oya areba ukuntu mwimba ayangomba kumutama. Reba ukuntu umujomba makana shakama. N'ubundi bajya bavuga ngo ntayitinye itarungurutse n'ubungubu ibirenge by'abagiye kumujyana kwa muganga kumubyaza wasanga biri bugufi. Aratwite ako bagti mwene Safari nabana n'umugore amezi 8 nta kantu ndibwira. Kamaro rubibwe aba naranabikoze ariko nge byanezeza by the way. Ariko akakabari turi bahita muri Happy Bar. Tubashimire nabo babaduhaye space urumva tugakora ibiganiro umuziki bakawukuraho. Ako bagti nahangaho bishuhe n'akabari k'Amerika banza hano muri iki. Uzi ko ari byo wari ubizi? Je navukiye hano muri quartier ko muhari haraye hano kuri Happy Bar se no wavukiye? Oya abo nyine muri quartier turimo wabo bahubatse
kugira ngo umutungo we wabo bawubatsemo rura none daracyagenda kuri moto mwana ntabwo tuziranye wowe ntabwo uzigera inshuti y'abakire utangiye kuvuga rura ngo bayubatse mu kibazo cyo kwa Sky ko bahaguze barahaguze ko bazanga amafaranga yagiye umunsi uzajya gusorera Kia bakaguca miliyoni 8 nibwo uzamenya neza ko icyo kibazo atari cyo babona Sky rura turabakunda mudusoresha neza muri abantu bacu reka tuze tubisoza tu ariko ya gahunda tuzayikora abantu mutabimenye bagiti mu kanya yaranyongoreye ngo tuzakorere Sky surprise ubwo Sky tunabyumva kwahise umubwira sima ubwo turabihinde tuzayikora mama dobo muri mama dobo babona isaha n'isana ariko uriya surprise utaza umunsi nta kibazo n'ubundi hora ari surprise thank you so much inshuti y'abakire thank you so much ngaho se uraguhakanire oya ni Kamaru bakoze musubaka kanya uraza kunama ingurubindi reka shaje umenya ko ndi nkoma amashinga gari ariko nako nzidiya reka niba reka kuri aka kanya ubwo hita utaha rero Benove nimba hari $100 hano mbabarira $100 nari kuba nge namuhadesa kugira ngo ajye kuvanga izina ryanjye uyamaye nkandese ko nge navukiye icyango guducuruza ikawa n'igikamba umubira n'igyawe wimageragere mwacuruzaga ubutaka none ubutaka bwari nibumba gereza yubatse ni mu rugo cyakoze mana thank you so much until next time ciao